aya mahirwe yo kugera muri uyu munsi wera w'isabato. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ndabizi neza yuko ari umugambi w'Imana yuko umwana w'umuntu aruhukana nayo isabato. Ubwo rero yabitubashishije ikadushoboza no kubigambirira. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Uyu ni umunsi benshi bahabwa umugisha iyo babishatse, kubera yuko ku munsi w'isabato Kristo Yesu arakiza. Aleluya. Arakiza iby'umwuka, arakiza no mu by'umubiri, indwara z'umubiri zigakira. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Tugiye kwigana amagambo rero, ntabwo ndi butinde. Ntabwo igitabo kivugabutumwa cyemerera umubwiriza kubanza yisegura muri byinshi, ahubwo kiravuga ngo ntihahite yahuranya ku ngingo, nicyo gikwiriye, kandi abwirize ijambo ry'Imana. Tugiye kwigana rero amagambo avuga ngo ubuzima busenga buzibukwa, ariko ubuzima budasenga buzashungurwa. Cyangwa se ubugingo busenga buzibukwa, ariko ubugingo budasenga buzashungurwa. Reka twihuse turebe ubuzima bwasenze. Ubugingo, umuntu afite ubugingo cyangwa imibereho isenga kugeza ubwo bihinduka urwibutso. Maze nidusanga ari umuntu uhumeka umwuka wo mu mazuru, dusaba Imana ngo ibyo yamubashishije natwe ibitubashishe. Aleluya. Ibitubashishe. Kandi uyu muntu yari ariho mu ngoma y'Abaroma, n'ubundi natwe turiho, nubwo ubu ngubu rwose yoboresha uburyarya bwinshi, ariko nta kibazo. Ubwo ari umuntu nkatwe, ubwo yasengaga Imana dusenga, dusaba Imana kugira ngo natwe iduhe ubugingo busenga bushobora guhinduka urwibutso no mu gihugu cyo mu ijuru. Byakozwe n'intumwa 10. Byakozwe n'intumwa igice cya 10. Hari amagambo avuga ngo marayika abonekera Koruneliyo. Uyu yari uwo bita Koroneli, utwara ingabo z'abasirikare, aziyoboye, arindwa. Uyu nguyu yarasenze, katurebe ubugingo bwe busenga. Turi kwiga ngo ubugingo busenga cyangwa ubuzima busenga buzibukwa, ariko ubugingo budasenga buzashungurwa. Kadusome mu izina rya Yesu. Hariho umuntu w'i Kayisariya witwaga Koruneliyo, umutware utwara umutwe w'abasirikare wo mu ngabo zitwa Italiyana. Yari umuntu w'umunyadini, wubaha Imana n'abo mu rugo rwe bose, wagiriraga abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Abona ku mugaragaro mu iyerekwa marayika w'Imana yinjiye iwe. Nuko mu isaha ya 9 y'umunsi w'Imana, aramuhamagara marayika ati Koruneliyo. Aramutumbira, aramutinya, aramubaza ati ni iki mwami? Aramusubiza ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Twavuga ngo iki? Koruneliyo aramubwira ati gusenga kwawe, ubuntu ugira, amasengesho yawe ubudasiba, ni ukuri cyabaye ikiganiro mu ijuru kitarekwa kuganirwaho, byahindutse urwibutso mu ijuru. Ikibazo, gusenga kwacu aho ni guhindagurika. Nidusanga guhinduka, tumenye ko turi abanyantege nke, twisuga Imana y'inyembaraga. Aleluya. Kuko ndabona uyu muntu yari afite ibintu bita bishobora kumutera kuba busy. Yagombaga gukora raporo, agatanga gahunda abasirikare bagenderaho, abasirikare bangana kuriya mu gihugu ariya Italiyana. Yari uw'i Kayisariya, ibyo asabwa akabikora kuri gahunda, ariko birambwiye ngo agira amasengesho ubudasiba. Hari ikintu uyu mugabo rero yakoraga, ngiye kubabwira. Ntabwo uyu mugabo akazi ke yagakoraga nabi, oya, ahubwo mu gitabo cyo gutinyuka gusaba ibirenze baravuze ngo gira igihe cyihariye ushyira ku ruhande cyahariwe gusenga Imana. Aleluya. Baravuga ngo icyo gihe
tuzemerere yuko hari ibindi bigukoma mu nkoko. Barananditse ngo niba ari isaha yo gusenga mu gitondo ntiwemere gufungura telefone utarabanza gusabana n'Imana, kuko hari igihe Satani azakoresha telefone ukajya mu bindi. Baravuga ngo gira igihe cyagenwe ushyira ku ruhande cyawe kitagira ikindi kintu kikivangira cyo kubana n'Imana. Uyu rero yagiraga amasengesho bita ubudasiba. Iyo yasageraga yamwiyandikaga mu bwonko akamenya yuko hari igihe cyo kubana n'Imana. Ibyo ni bimwe kugeza ubwo mu ijuru avuga ati ninde kandi usenga. Raporo yazamuka marayika ati amasengesho ya Koroneliyo mwami. Mwuka w'Imana nawe ati akanira ati uyu data uyu waba uvuga ngo abangaba bari gusenga. Mwuka w'Imana nawe agahora agira ati uyu ni Koroneliyo. Mu ijuru hagati k'uyu mugabo niwe kandi niwe maze marayika yavuga ati kamubwire inkuru nziza. Koroneliyo arabwira ati nyagasani ni iki? Arabwira ati ni ukuri pe gusenga kwawe ubuntu bwawe ugira mu ijuru byahindutse urwibutso. Aleluya. Ikibazo mubaza nkibaza amasengesho yacu byibuze mu ijuru barayibuka cyaduheruka kera? Amasengesho yacu afite kubana n'Imana kugeza ubwo mu ijuru bazi ko Grace asenga. Baravuga ati rwose uyu mudamu arasenga. Mu ijuru batuzi gute? Batuzi nk'abantu basenga. Ubuzima busenga buhinduka urwibutso, ariko ubuzima budasenga burashungurwa. Dawidi avuga amagambo ari muri Zaburi, amagambo ari muri Zaburi akomeye. Aravuga ngo Zaburi 5:4 avuga ngo Uwiteka mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye. Ryari bavande? Mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye. Mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe mbe maso ntegereje. Mu gitondo uzajya wumva iki? Ijwi ryanjye ryo gusenga. Mu gitondo uzajya wumva gusenga kwanjye, maze nimara kugusenga mbe maso ntegereze. Ikibazo mu gitondo mu ijuru uretse ntabwo mvuga amasengesho rusange, nayo ndabizi benshi ntibayakora, no mu muryango ntimusenga. Ahubwo igitabo cy'ibihamya umuzingo wa 3 bandikiye umugabo umwe, madamu ahita amubwira ati musaza wanjye ndabizi ugira umwete wo gukora umurimo w'Imana, ugira n'umwete wo kwigisha, ugira n'umwete wo guhugura, ndetse ugira ishyaka ryinshi, ariko mu rugo iwawe ntabwo ujya ufata ibihe bidasanzwe byo kwigana n'umugore n'abana ngo mwige ibyanditswe bye. Ushishikarira ngiyo ushishikarira abandi abantu ku by'Imana babaye ba mwangamwabo, bita ku bandi kubwo ari inshingano, nibandebe ariko iwabo nta gicaniro cy'imibavu kihaba. Imana iduhe byo gusenga. Dawidi aravuga ati mpize umuhigo, mu gitondo nzanerekeza ijwi ryanjye ku Uwiteka. Hari nawe yavuze nimugoroba avuga ati nyagasani sinzigera nurira uburiri bwanjye ntarabonera Uwiteka ubuturo. Aleluya. Buri munsi yagombaga kumenya nimugoroba ese mbere yuko ndyama Uwiteka sinaba uyu munsi namwimeye mu bugingo bwanjye. Akagira igihe cyo kwisuzuma akinira. Pawulo arandikira Abakorino ngo mwinire mwibaze nk'abajya gukirwa n'urubanza. Ati mwakwisuzuma ubwanyu ntimwajya gucirwa urubanza. Dawidi ati mbere yuko nurira uburiri bwanjye ngo ndyame nimugoroba nzajya ndeba mu mutima wanjye niba Uwiteka agituye muri njyewe. Aleluya. None ubuzima bwacu bwo gusenga tuvugisha ukuri, buri wese nareba ku giti cye amasengesho yacu aho ntiyaba ameze nka cya cyigisho twize cya Gideyoni, za ngabo zirigatisha ururimi mu mazi zitwa ngo zanyoye kandi zakojeje mu rurimi gusa. Mbese igihe cyacu cyo kubana n'Imana dusukira Imana ibiri mu mutima, natwe tukareka ikatubwira mu ijambo ryayo tukiga, bigahwana no kuyoresha amashyi ubugingo bugahembuka, cyangwa duhorana inyota ariko ntabwo tujya twemera kunywa amazi. Kandi
yaravuze ngo ni njye amasoko y'ubugingo, niwe mariba y'ubugingo. Kristo niwe sabuni y'abameshi. Iyo abatubana n'Imana tugasenga, twaca ibyaha bigacika, tugasigara dukumbuye byo gusenga. Isabato yagigera tuyikumbuye, ndabizi kubera ubuzima busenga, kubera ubuzima busenga. Maze Dawidi kubera gusenga, maze igihe kimwe arasenga, arasaba, arasubizwa, yihana ibyaha bye. Yazamutse umusozi hariya Kristo yigishirije abahirwa ni bande, abahirwa bari bo muri Matayo 5. Aho niho Dawidi yari yarihaniye, azamutse ababaye, amenye neza ko ari gucirwaho iteka. Maze ngo akwesa ibirenge, arazamuka, yumva ibindi byose byubahiro yabishyize hasi, yakuyemo ikamba ry'ubwami. Bibiliya yambwira ngo yambara ibigunira, azamuka ababaye, aragenda akubita ibipfukamiro hasi, aravuga ati mwami babarandiye igikenya, kiza urubanza rw'inyama y'umuntu. Ntaravuga burya nasanze ngira amagambo mabi, ubuzi ibyo agiye kuvuga. Yesu ashimwe. Yatura ibyaha bye, aravuga ati mwami ibyaha byanjye biri imbere yawe iteka, mbabarira usubizamo umutima wanjye amahoro no kunezerwa. Numbabarira ibyaha byanjye, nzaririmba muri Yerusalemu, nzabwira nibwo nzaririmba agakiza kawe. Aleluya. Arakomeza arasenga, yemera gusenga, igitondo agasenga, ikigoroba agasenga. Maze Imana iramusubiza, yizeye isezerano rivuga ngo umutima umenetse, umutima ushenjaguritse ntuzawirengagiza. Aleluya. Maze yatuza iryo jambo akanwa ke, yumva ibyiringiro bije muri we, nta kindi gihamya Imana imuhaye. Yesu ashimwe. Muzayiga mu bakurambere n'abahanuzi icyigisho kivuga ngo kwihana kwa Dawidi. Nuko maze aramanuka ari kuririmba ngo ubwo nari mu mubabaro natakiwe Uwiteka aransubiza. Nuburiye amaso yanjye kuri we ndi gusenga, nawe ntiyirengagiza ijwi ryanjye. Aleluya. Arangije aravuga ati ndagushimira Mana yuko wandemye mu buryo butangaje. Aleluya. Yavugaga kuremwa bushya, aravuga ngo imirimo yawe ni ibitangaza, umutima wanjye urabizi neza. Aleluya. Areba ukuntu Imana yamugiriye neza ari umunyabyaha, aravuga ngo mu nda ya mama ndi urusoro, amaso yawe yarabirebaga, umutima wanjye urabizi neza. Aravuga ati ariko ibyo Uwiteka yankoreye namwitura iki koko? Mbega ukuntu yangiriye neza binyuze mu gusenga. Maze aravuga ngo mwami imigambi ufiteho, ibyiza Uwiteka ngenera ni byinshi, n'imigambi ye ni byinshi kuri nge, ngo iraruta n'umusenyi wo ku nyanja. Aleluya. Kubera ubuzima busenga, mu ijuru bareba Dawidi asenga, bamuha igisubizo. Gusenga ni umuyoboro Imana yashyizeho ngo yongere gusabana n'ikiremwa muntu. Ubwo Satani yari amaze gutuma umuntu acumura, Imana yasabanaga n'umuntu imbona nkubone. Maze umuntu amaze gucumura, kuko Imana itazana ubwiza bwayo imbere y'umuntu, yapfa yakongorwa nabwo, iravuga ati basi sinabaho ntavugana n'umuntu, ntabwo byanezeza. Kakiraho umuyoboro wo kuvugana nawe ni ugusenga. Aleluya. Ni ukugira gute? Kakiraho igihe cyo kuvugana nawe. Aya mahirwe ni muyivutsa yo gusenga. Tuzaba tubaye nka cya gihe Adamu na Eva bavuga ngo numvishe imirindi yawe ngira gute. Iyo Imana ikubwiye mu mutima, ukakwibutsa ko ari igihe cyo gusenga, ukavuga nka bute ngo reka nongere nisinzireho gatoya, ubu uri kuvuga ngo numvishe imirindi yawe ngira gute. Kuko Imana yari ije kwivugana nabo nk'ibisanzwe, yari ije kubabwiriza, yari ije kubabwira uko byagenze. Maze bariruka koko, bariruka cyane, bati yawe Adamu uriho ko nakubuze, ati numvishe imirindi yawe ngira gute. Iyo Imana igusaba gusenga, ijambo ry'Imana ikagusaba gusenga, ntubikore, ikagushaka ikakubura, uba wirutse, kuko niwo muyoboro none Imana asizeho ngo ivugane n'umuntu ku isi. Imana iradukumbura, Imana ibidukeneye kugira ngo ibane natwe, ibane n'imfura n'abuzukuru ba Adamu, ikababura binyuze mu gusenga, kuko bumvisha imirindi, barikeka ibyaha, benshi niyo mpamvu batinya kujya imbere y'Imana. Ariko Yesu aravuga ngo niwumva ijwi ryanjye ntiwinangire iki?
mutima. Ubuzima busenga bwa Koroneliyo buhinduka urwibutso mu ijuru. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ibyahishuwe igice cya 8, ubuzima budasenga buzashungurwa. Amagambo akomeye cyane ajyanera ubwoba. Iri ni ishungura ryatangiye ariko riranakomeje. Ibyahishuwe nushaka kujya usenga, umuntu wamenyeye gusenga atabonye inshuti yo kumukomeza yahita yiyambaza inshuti yo mu ijuru akagera ku ntsinzi ikomeye. Umuntu uzi gusenga, uzi ibanga ryo gusenga, niyo yabura abamukomeza abana n'Imana. Umuntu uzi gusenga, Yesu ashimwe, abasobanukiye icyo Imana yanga. Nubwo abantu babitekereza uko bitari, abazi Imana ica urubanza akayisunga. Umuntu usenga hari igihe waba waramumenye yuko yakoze ikosa ariko yarinze ari Imana kuko azi inzira yo gusenga, utazi uko byagenze. Ubuzima busenga buribukwa ariko ubuzima budasenga buzashungurwa. Ikimenyetso cya 7 kiramena. Umwana w'intama amennye ikimenyetso cya 7. Mu ijuru habaho ituze nk'igice cy'isaha. Aya ndayasimbuka ndajya ku murongo wa 2. Mbona abamarayika 7 bahora bahagarara imbere y'Imana bahabwa impanda ndwi. Haza marayika wundi utari muri babandi bari. Haza marayika wundi ahagarara ku gicaniro afite icyotero cyacuzwe mu izahabu. Ahabwa imibavu myinshi ngo ayongere ku masengesho y'abera bose, ayishyira ku gicaniro cy'izahabu kiri imbere ya ntebe. Aleluya. Umwotsi w'umubavu w'ayo masengesho uzamuka mu kuboko kwa marayika, uzamuka imbere y'Imana n'amasengesho y'abera. Aleluya. Ubu ni ubuzima bwo gusenga. Amasengesho y'abera yazirikanwa, aribukwa, kandi ntagapfa kugenda gusa kamubwire. Isengesho ryawe rifite agaciro nushaka kujya urisenga. Iyo upfukamye ngasenga, marayika utajya upfa imbere y'Imana, uhagararana n'aba marayika 7 nabo bahora bahagaze imbere y'Imana bafite icyo gukora. Haza marayika uhorana icyotero cy'imibavu, aleluya, cyakozwe mu izahabu. Azamura amasengesho y'abera bose, arayafata ashyiraho umubavu w'umurane. Arangije arayajyana ati, ngaya amasengesho, ngibi ibyifuzo by'abera mu isi Imana akira. Arimo n'ayayunguruye. Bashyizemo imvugo ikocamye ariko ngewe nashyizemo imvugo ikwiriye imbere y'Imana. Ngaya amasengesho ya muzehe, ngaya amasengesho y'umukecuru, ngaya amasengesho y'umwana muto, harimo amasengesho y'umubyeyi muto, harimo amasengesho y'umubyeyi ukuze, harimo amasengesho y'abasirikare ba Koroneliyo. Bibiliya yambwiye ngo ajyana amasengesho y'abera bangana iki, kandi impamvu yari abantu benshi n'imibavu yongeyeho n'imibavu myinshi. Aravuga atakira ngaya amasengesho, harimo ibibazo byabo, ibyifuzo byabo, harimo ibyo kwihana, harimo iby'ubuzima, harimo ibyo basabira abandi. Ashyikira maze marayika arabijyana. Nuko ya masengesho abera Imana ireba ibyifuzo birimo amazina y'abandi n'amasengesho. Arangira avuga turakoze, ngiye gukora igikwiriye. Abasinzi babibagirwa na rimwe kuko bafite ubuzima busenga. Haza marayika wa mbere arahamagarwa, ahabwa icyo bita impanda. Abadasenga bivuze ngo marayika arabanje kusanya ubuzima bw'abantu basenga n'amasengesho yabo n'amazina yabo, yongeraho imibavu. Arangije abashyira ku ruhande abadasenga. Sasa nuko marayika ajyana icyo cyotero cyuzuza umuriro wo ku gicaniro akijugunya mu isi. Hakurikiraho umurongo wa 5, hakurikiraho amajwi avuga n'inkuba zihinda n'imirabyo n'igishyitsi. Nuko bamarayika 7 murabibuka bari bafite impanda ndwi bitegura kuzivuza. Uwa mbere avuza impanda, hakurikiraho urubura n'umuriro we bivanze n'amaraso. Uwa mbere avuza impanda, amaze kuyivuza babera bahawe imbaraga, bari ku ruhande. Amasengesho yabo yashyizwe ku ruhande. Imana yazirikanye, abasenga bazirikanywe, umubavu w'umura neza bashyizweho. Abadasenga bavugirizwa impanda. Iya mbere bavugirizaho haza urubura
mu by'umwuka. Urubura rushushanya ubukonje n'ubutita mu by'umwuka. Erega babandi basenga bashyizwe ku ruhande, marayika ati ngaba nazanye n'amasengesho yabo n'amazina yabo, yongeraho imigavu ihumura neza. Nuko maze kubashyira imbere y'Imana ya ya ntebe, arangije bahabwa imbaraga, basezeranirwa Mwuka Wera kubera hari harimo ibyifuzo byabo. Maze mu gihe ibyo biri gukorwa, marayika wa mbere avugije impanda, abandi bari basigaye bari barimo bitegura. Uwa mbere avugije impanda, ubukonje buratera mu isi mu by'umwuka. Ariko ubundi iyo mureba ubu mubona nta rubura ruriho. Ubu nta rubura ruriho, ubu ntabwo muri kubona ko hariho urubura. Kandi kambabwire, nyuma y'ubukonje, nyuma y'ubutita, abasenga ku isabato mukomere, mwarakonjereye, mwarakonjereye. Nta kintu mbijeje. Nimutavugurura imisengere, nasomye amagambo avuga ngo Korneliyo yasengaga udasiba. Ninde ufite akazi nk'ake hano? Ufite kuba busy? Ninde umaze nka Daniel uri minisitiri w'intebe i Babuloni, ko yari ukomeye i Babuloni, ariko birambwira ngo mu gitondo yarasengaga, saa sita agasenga, na nimugoroba akagira gute? Akerekeza amadirishya ye i Yerusalemu. Yari azi icyerekezo cy'i Yerusalemu ahantu kiri, hari kure, ariko yari azi icyerekezo. Ngo yibukaga isengesho Salomo yari yarasenze igihe ingoro y'Imana, ingoro cyangwa urusengero Salomo yari yarubatse, igihe rwagurirwaga Imana, ngo yarahagaze mu rusengero asenga ati Nyagasani, dufunguye ku mugaragara uru rusengero, turarukumurikiye, rwe kuba urusengero gusa, ahubwo uruturemo. Aleluya. Aravuga ngo igihe bene wacu bazagwa bagasubira inyuma, ariko nibongera gukubita umutima bakagarukira Imana, bagasenga berekeye uru rusengero cyaba rurimo, uzabababarire utite ku byaha byabo, ubumva uri mu ijuru. Nuko ngo igicu kiragota, hari habaye amateraniro makuru, bose bateraniye i Yerusalemu. Igicu kiragota, kiraza cyinjira muri urwo rusengero. Uwiteka avugira muri urwo rusengero ngo yego, numvisha gusenga kwawe. Igihe bene wanyu cyangwa igihe b'ubwoko bwawe bazacumura bagasubira inyuma, ariko bakanyibuka bagasenga berekera urusengero cyaba rurimo, nzabumva bababarira ibyaha byabo. Daniel ageze i Babuloni, abona urubura rwarateye, bene wabo bagiye mu bunyage, nta n'uwibuka ngo asenge, kuko yari yaravanye imbaraga i Yerusalemu, yibuka amasezerano y'Imana. Aravuga ati mwami Salomo waramwemereye, twateranye, ijwi ryavugiye mu gicu twiyumvira, nanjye nyinguye amadirishya yanjye, nubwo ndi i Babuloni ahabera igisira, ariko nerekeje amadirishya yanjye i Yerusalemu, ubwo gusenga kwanjye. Aleluya. Mana aramwumvishe, ntiyamwumvishe. Ubuzima busenga bwibuka amasezerano y'Imana. Iyo uri gusenga umwanya n'Imana, umwuka w'Imana ajya kwambura amasezerano y'Imana. Aleluya. Iyo uri gusenga usoma, usenga ukurikije ibyo wize, ujya wumva umutima ukomeye. Aleluya. Abantu mufite ibiti bitenebutse, igisubizo kiri mu gusenga. Niba ushaka
twumvise impanda urubura